Turacyari kumwe kandi twongeye kubaha ikaze nshuti bakunzi ba Fabo TV. Nk'ibisanzwe rero turacyari muri ya gahunda yo kubaha ubusobanuro bw'amazina agiye atandukanye muba mwatwandikiye muri komenti, mukatubwira amazina mwifuza yuko twabaha ubusobanuro bwayo. Uyu munsi rero turabaha ubusobanuro bw'amazina Delphine na Solange. Rero bakunzi bacu, mwe mwatwandikiye mutubaza cyangwa se mutubwira ngo tubahe ubusobanuro bw'amazina Delphine na Solange, turaje rero tubukugezeho. Nawe rero ukigera hano bwa mbere urashobora utwandikira muri komenti utubwire izina wifuza ko twagusobanurira, kandi ikindi ntibibagirwe gukanda subscribe ndetse ukande no kukazogera, ntibibagirwe no gukanda kuri like kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Si ibyo gusa kandi urashobora gukora share ku muntu uzi witwa mazina tugiye kugusobanurira, ubundi amenye inkomoko y'ubusobanuro bw'amazina cyangwa se y'izina ryiwe. Reka twihute rero, turahera ku izina Delphine. Delphine rero, inkomoko y'izina Delphine. Izina Delphine rikomoka ku rurimi rw'igifaransa, rituruka rero ku ijambo ry'ikilatini Delphine cyangwa se Delphinius risobanura umukobwa waturutse Delphasi, ubwo ni umujyi w'ubugiraneza mu Bugereki bwa kera, aho habaga ingoro ya Apollo. Delphine kandi rifitanye isano n'ijambo Dolphin, inyamaswa yo mu mazi inyarutse kandi ifite ubwenge. Reka turebere hamwe cyangwa se reka tubabwire imico y'abantu bitwa Delphine mu busanzwe. Rero Delphine ibikunzwe bakunda amahoro, ubwiza, ibijyanye n'ubugeni, umuco, ibidukikije. Bafite rero umutima w'urukundo kandi bifuza kuba hafi y'abandi. Ibyo rero banga harimo urugomo, amakimbirane n'abantu batita ku bandi, kandi nanone banga kuba mu buzima butagira gahunda cyangwa se icyerekezo. Intego y'abantu bitwa Delphine rero, intego cyangwa se icyerekezo cyabo bakunze kuba abantu rero bashyira imbere imibereho irambye n'urukundo, kandi ikindi bahora bifuza gukora akazi gafite umumaro cyangwa se gafitiye umumaro abandi, nk'akazi k'ubuhanga, uburezi cyangwa se ubukorerabushake, niko kazi bakunze gukora. Imiterere rero rusange izina Delphine akunda gutekereza cyane, akunda isuku n'imibereho ituje. Ni umuntu rero ushobora gukunda akazi gakeneye kwitonda no gukorana umutima. Reka twihute turebe izina Solange. Solange rero ifite inkomoko. Solange ni izina ry'igifaransa rikomoka ku ijambo ry'ikilatini Solominiya, yego nibyo, Solominiya. Risobanura uwitangiye Imana cyangwa se ubuzima buhebuje
hariho umutagatifu witwaga Saint Solange mu Bufaransa, uzwi rero nk'intwari y'ukwemera. Reka rero turebe imico y'abantu bitwa Solange. Ibikunzwe rero bakunda ubwisanzure, kuba bafite ijambo, guhanga udushya no kwigenga. Bakunda rero ibintu bifatika kandi bigaragara nk'imitako, imideri cyangwa se ubuhanzi. Ibyo banga rero bakunda kwanga guhatirwa ibintu, kubuzwa kuvuga ibitekerezo byabo no guhezwa. Banga kandi ibinyoma n'ubwirasi. Intego n'icyerekezo cya Solange. Solange rero aba afite inzozi zo kugera ku bintu binini. Ashobora rero kuba umuhanga mu kuyobora, mu bucuruzi cyangwa se mu guhanga ibishya. Imiterere rusange y'izina Solange. Solange rero ni umuntu rero wihagazeho, w'umuhate kandi ukunda gutanga ibitekerezo. Arangwa no kuba inyangamugayo kandi ahora yifuza gutera imbere. Muri makeya rero ni gutyo ubusobanuro bw'izina Solange bisobanura. Nawe urashobora kutwandikira muri komenti utubwire izina wifuza ko twaguha ubusobanuro bwaryo. Turaje mu kiganiro gikurikiyeho tuguha ubusobanuro bw'ayo mazina agiye atandukanye muraba mwatubwiye. Turabakunda cyane. Iyi ni FAP TV.